ubuzima burankaranga cyane mpita mfata umwanzuro njya kwishingira mfata imyenda ngura igikapu cy'ishashi nyishyiramo njya kwishingira kino gishashi cy'ikirondoni ngezeyo sha baranyanga ngo ndi muremure bakubenze kuri mure nza kwibonera umuhungu numva naramwiboneye nukubone wowe wundi wamwishakiye mu mateka ashobora kuba nawe mu ntahari mu mateka wishingiye ku manywa y'ihanga izuba riva basohoye no gutegeza muri karitsiye hafi aho bwamara kwiruka abona kujya ariko habona hanyuma nyine uhora ahangayikishijwe n'uburyo mbayeho n'ahantu ndi n'uburyo ndi butahe nyine uhora umpangarikiye kwa numva ari ibintu binshimishije cya kabiri kuba mfite umuntu nyita mama mfite abantu banyita mama bankomotseho barumva ari ibyishimo kuri njyewe birenze cya gatatu rero abari bucyumve bashobora kuba ati ni ikintu cyoroshye ariko kuri njyewe mba numva ari ikintu cy'imbaraga mba numva nyine ari ikintu gishimishije kuba mbi Kigali ntabwo nzagakora ntakige musawo nicyo kigushimisha mu buzima ni byinshi ariko ndavugamo nka bibiri bitatu icyambere mwese nyine icyambere no kuba mfite umuntu unkunda uhangarikishwa n'ubuzima bwanjye uhora ushaka kumenya uko meze naho ndi icyo kintu numva kinshimishije cya kabiri kuba mfite umuntu nyita mama banumva ari ibintu biri hejuru banumva ari ibintu binshimishije cyane mu mutima wanjye kaze rero mu kiganiro cyacu imbibutsa ko ari Greta TV2 reka rero nkwifuriza kugubwa neza kumererwa neza se wowe aho uri hose waba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se burasirazuba iburengerazuba nawe uri hanze y'igihugu basha kudukurikira reka nkwikaze mu kiganiro cyacu kandi nkubwire ngo urushaho kumererwa neza cyane ko niba wumva utanamerewe neza Imana niyo nkuru kandi niyo yonyine ishobora kuba yakemura byose ikabikuraho mu kiganiro cyacu rero ko uyu munsi no tugarukanye niyo umumama mwiza cyane ni kenshi tugunda kumubona ni kenshi dukunda kuganira nawe nsinzi muri komenti benshi mujya mukunda kutwandikira ni iminsi myinshi yarishize mutamubona ariko noneho murabizi ko ubu none twafashe umwanzuro tuzatumubazanira muganire mumubona ngira ngo n'ubushize mwaramubonye n'ubu rero nakagaruka reka twinjire mu kiganiro cyacu rero murabona ko yatangiye kumwenyura ikiganiro cyacu n'ubundi niho gishingiye urukundo n'ibyishimo umuntu yigomwa gahunda yego niko mbyumva kuvuga urukundo rushingiye mu kwigomwa yego mu kwigomwa ese iyo bavuze ibyishimo ubundi ibyishimo wowe ibyishimo ubundi ni iki twese turishima nibyo ariko ibyishimo kure bivuze iki uko niyumva nibyo bibyara ibyishimo yes yego aka kanya uri kwiyumvutse ndishimye ndishimye cyane biragaragara ko ufite akamwenyu ku maso ni ibihe bintu mu buzima bwawe bishobora kuba byaragushimishije n'imvugo ibyagushimishije si uko wenda mu buzima busanzwe utishima ahubwo ku rwego ruri hejuru cyane ku buryo udashobora kuzabyibagirwa ku buryo udashobora igihe cyose n'ubu ubabaye ari byo bintu byongera kugarura akanyamuneza mu mutima wawe cyangwa se ukumva wongeye kwishima ku bw'ibyo bintu ni byinshi ariko ndavugamo nka bitatu cyangwa bine cya mbere iyo nicaye nkibuka ko mfite umuntu nkunda umpangarikira uhora ahangayikishijwe n'uburyo mbayeho n'ahantu ndi n'uburyo ndi butahe nyine uhora umpangarikiye kwa numva ari ibintu binshimishije cya kabiri kuba mfite umuntu nyita mama mfite abantu banyita mama bankomotseho barumva ari ibyishimo kuri njyewe birenze cya gatatu rero
abari bucyumve bashobora kuba ati ni ikintu cyoroshye ariko kuri ngewe mba numva ari ikintu cy'imbaraga mba numva nyine ari ikintu gishimishije kuba mbi Kigali kuba nuyi Kigali kuba noga amazi y'Kigali kuba movement zanjye zibera Kigali muri uyu mujyi wa Kigali ni ukuri mba numva ari ikintu gishimishije mpora nshima Imana. Ubwo ntabwo byashobokaga kuba i Kigali wahabaye bigoranye wahaje bitunguranye ntabwo ndi kubyumva. Wambajije nyine byanshimishije hari n'akandi kantu ntabwo gashimishije karababaje ariko nyine karanasekeje. Nigeze nkubitwa n'ubuzima burankaranga cyane mpita mfata umwanzuro njya kwishingira mfata imyenda ngura igikapu cy'ishashi nyishyiramo njya kwishingira. Kino gishayi cy'ikirondoni ngezeyo shabaranyanga ngo ndi muremure. Bakubenze kuri muremure ko ndi muremure. Wari wahanye ntago wari wahanye gahunda n'uwo wari ugiye kwishingiraho cyane ntago wari warigeze unamusura mbere kose? Narize nkuko abandi bose biga muri ubu buzima urabizi ubuzima ni gatebe gatoki ubuzima buza kwanga buje kwanga nigira inama yo kujya gukora akazi ko mu rugo hanyuma ndagakora nako barananiza cyane ntibanyishure. Guys mujye mwishyura abakozi babakoreye babavunitse. Hanyuma mbonye bincanze nza kwibonera umuhungu numva naramwiboneye. Nukubone wowe wamwishakiye? Oya yarancatse twarabonanye arankunda yari umwarimu ahantu ntari buvuge kubwo mutekano wanje ariko inshuti zanjye zizanyandikira ndabizi barabizi inshuti zanjye zirabizi harimo n'abahazi. Nuko ngira ngo ibi bikomeze abana b'abakobwa bari mu buzima baba bari mu buzima budasobanutse cyangwa bukomeye bakomere kuko bibaho birashoboka cyane. Njya nicara nkabiganiriza abana ndera ko ngira abana ndera b'imfubyi nabwiye ati ubuzima nubona bwanze ntuzafata umwanzuro nko nafashe bagaseka ntabwo nyine bajya babyumva. Hanyuma mbonye ubuzima bunshanze cyane ngize amahirwe nihurira n'uwo mwana w'umuhungu nabonaga ari umwana mwiza none yari n'umwarimu urumva naravuze ati Imana iranabaye. Hanyuma rero turakundana dufata umwanzuro wo kubana twari buye mu gikoni cy'iwabo ndashima Imana yandinze kuba mu gikoni n'ukuri. Nukuvuga mwapanze kubana mutegura byose murabyumvikana ariko gahunda aruko muri kuba mu gikoni cy'iwabo hanze aruko muri mu gikoni cy'iwabo iwabo se babyemeye iwabo babizi cyangwa yarabibabwiye ariko batari bambona. Hanyuma rero ise wamubyaraga aravuga ati nta kibazo uze kumuzana. Hanyuma nditegura mbwira abana bari inshuti zanjye baramperekeza tugura igikapu cy'ishashi tuyishyiramo imyenda baramperekeza mu rugiye kwishingira ngezeyo turicara turaganira. Hanyuma se w'umuhungu araza aradusohoza amaje kudusohoza yihina inyuma y'urugi abaza umuhungu turi kumva ngo se ngo nuhe muri bariya. Nuko hari kumanywa byari nijoro kumanywa ari nka saa 9. Ese hari umuntu we wishingira kumanywa? Nari nkiri umwana. Mwana kandi ugiye gushaka umwarimu kwiki? Kubera ubuzima ndi kubiseka kuko byarangiye ahubwo byari bibabaje. Nta muntu wishingira kumanywa rwose kumanywa yihangura hambira cyangwa ugiye kubasura? Oya ngiye kwishingira twari twabyumvikanye. Urumva amasaha yo mu cyaro ubu kuno twebwe turi kubona hakiri kare ubu hari ahantu mu cyaro byatangiye kwira yego. Hanyuma byari nka saa 9 n'igice gutyo saa 10 bijya gushyira umugoroba. Hanyuma abo bana bari bungezeyo babona ninjiye mu nzu bagahindukira bagataha bumva. None wari ukuza gashya mu mateka ashobora kuba nawe mu ntahari mu mateka wishingiye ku manywa y'ihanga izuba riva. Basohoye no gutegeza muri okaritsiye hafi aho bwamara kwira ukabona kujya ariko habona. Hanyuma nyine twaragiye turicara baratwakira baduha icyo kunywa turanywa mu rwego rwabo urumva ni mu cyaro. Hanyuma wari kumbera data bukwe arinjira ntekereza ko yaravuye kwahirira amatungo aradusohoza
twese aducishamo amaso urumva twari batatu ariko mu by'ukuri atazi ngo umukazana no wowe yego ariko nayo yarabizi ko muri aho yego haje mu mukazana yego hanyuma yihina inyuma y'urugi gatoya ari ukuntu inzugi zo mu cyaro ziba zimeze ku buryo ari ibiti birumvikana imyanya yego ku buryo nuraba wicaye neza uri kureba mu rugira bureba abantu bahagaze inyuma yaragiye rero abaza umusore we ibi ni ibintu byabaye inshuti zanjye zibizi zinahazi noneho muri urwo rugo naringiyemo yego bamwe mu bari baguherekeje igishashi cyawe cyaro ndashima imana yandinze kujyana imyenda mu gishashi cya London ubwo bwari butashwe n'abantu babiri gusa twayemo iyo shashi none oya ku manywa y'ihangu ku ishashi yawe aba yiheranya umusore ati nyereka umukazana nyine aramubaza ngo nuwuhe nyine hari igihe binsetsa iyo mbitekereje ariko nanone nyine hari igihe nkurura imikorere y'Imana nkumva Imana yankoreye ikintu gikomeye umba mbayeho nabi umba narashaje ubu nyine mba mfite ubuzima butari bwiza hanyuma aramwihererana aho nyine turi kumva aramubaza ngo nuwuhe nari nagiye nambaye sinzabyibagirwa akajipo k'umukara n'agapira gatukura n'inkweto z'umukara kuri Sevarante nari nambaye Sevarante aramaza ngo nuwuhe ahita amubwira ngo nuriya mwana w'umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'akajipo k'umukara n'inkweto z'umukara ahita yirahira bimwe by'abasaza aravuga ngo ndakaba kishe runaka nyine yirahira nyine za ndahiro z'abasaza aravuga ngo uriya mukobwa ureshya n'inturusi ntago yambera umukazana dusoza igice cya mbere cya kino kiganiro cyacu noneho niki wabwira abakunzi bawe niki wabwira abadukurikiye se niki wabwira ba bantu barimo kujya ba bantu ntekeza ko nubikibaho ba bantu hari abijyana badakoze ubwo bukwe kubera ubuzima wibabayemo nk'ubwo wari urimo niki saha wababwira muri iki gice cyacu cya mbere cy'ikiganiro dusoza no kubabwira ijambo rya mbere no kwihangana ijambo rya kabiri no kwiyakira ubuzima urimo ukabasha kubusporta ukabasha kumva ko nubwo uriho nabi uyu munsi ariko ejo bizagenda neza ijambo rya gatatu iritwikira byose no gusenga Imana yego arakoze cyane rero mwabyumvishe iki ni igice cyacu cya mbere cy'ikiganiro ubutaha tuzagaruka kuri part 2 tugaruke turebe ubuzima nyuma byagenze gute ese nyuma yo kuba baramwanze yari yishingiye ku manywa y'ihangu n'igisha cya London ariho yatwaye imyenda tuzagaruka no tubyinjiremo neza tube byagenze gute kwinda bigeze isamo na umama mwiza umeze gutya byagenze gute nuwe buzima aciyemo n'ihe nzira yanyuzemo yari inzira itoroshye cyane nkomeza gushimira wowe basha gukora subscribe, share, like, comment nawe kandi ukomeza kubana natwe gatanu ku kandi utwandikira utubwira bigeze bimeze gute ibiganiro ukatuganza ukatubwira uko bimeze uko wabibonye ni byiza cyane ni by'agaciro muri abantu b'ingenzi cyane reka rero tubashimire bye bye ciao ciao.